Mu gihe igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihe bigoye, mu gihe igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihe byo kunamira abacu bazize Jenoside muri Mata 1994, isi yose yifatanyije natwe muri ibi bihe bigoye, aho tugenda tubibona mu masekiteri agiye atandukanye hirya no hino ku isi. Aba ni bamwe mu bahanzi bakomeye cyane mpuzamahanga kandi bifatanyije n'igihugu cy'u Rwanda kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Abanyamuziki mpuzamahanga uwitwa Ali Kiba wo muri Tanzania ndetse na Tugume Wycliffe ariwe tuzi ku mazina ye nka Yak Benda wo muri Uganda, bifatanyije n'abanyarwanda kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Aba bombi batangaje ubutumwa bwabo bifashishije urubuga rwa Instagram bagaragaza ko bari kumwe n'u Rwanda n'isi yose muri ibi bihe byo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, ubuzima bw'abarenga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100 aho bicwaga amahanga areberera. Bagaragaje ko ari iby'agaciro kandi bidakwiye kwibagiranwa, bikwiye kuzirikanwa, bikwiye gushyirwamo imbaraga, ahubwo bikongererwa ubushobozi kugira ngo tujye duhora twibuka abacu bazize Jenoside, bigaragaza icyubahiro twabahaga. Mu bihe bitandukanye Ali Kiba yakunze kugaragaza ko yumva neza amateka yashize abanyarwanda banyuzemo, akifatanya nabo mu kuzirikana no kunamira inzirakarengane zishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Aba bahanzi kandi ni abahanzi bakomeye cyane bifatanyije natwe, bigaragara ko ari iby'agaciro. Ari mu bahanzi mpuzamahanga basaba buri wese guharanira ko Jenoside itazongera kubaho ukundi. Uyu munyamuziki w'imyaka 37 y'amavuko wamenyekanye cyane mu ndirimbo zirimo nka Mwana Dodo yanditse avuga ko turi kumwe namwe Rwanda mu bihe bigoye murimo. Ibi bintu ntabwo byoroshye cyane, dore ko ari ibintu dukwiye no guha agaciro cyane. Ali Kiba ari mu bahanzi bubashywe muri Tanzania, akaba n'umwanditsi w'indirimbo mu bakomeye cyane uzi no kuziririmba zubakiye mu mudiho wa Bongo Flava. Ni umwe mu bantu bakomeye cyane, Ali Kiba muramuzi. Ikindi kandi ni umwe mu bakomoka mu gace ka Kigoma ndetse yashinze n'inzu y'umuziki ya King Music Label. Aherutse no gutangiza radiyo yise Crown FM Radio. Azwi cyane rero binyuze mu ndirimbo zirimo nka Mwana Aje, Chekecha, Cheketua, Cinderella na Kiss Melembo, Unisemane n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Mu butumwa bwe rero bwo kuri Instagram, uyu nguyu ni umwe mu bantu bakomeye cyane nawe witwa Yak Benda, nawe wabashije kunyuza ubutumwa bwe kuri Instagram. Yagize ati ikinyamakuru hano cy'inyarwanda cyanditse ngo mu butumwa bwe bwo kuri Instagram, Yak Benda wamamaye mu ndirimbo zinyuranye yasabye buri wese guhora yibuka inzirakarengane zishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi no gukorera ibyiza abana bacu n'abazabakomokaho. Ibintu bikomeye cyane Yak Benda nawe yatangaje. Yak Benda ari mu bahanzi bakomeye cyane mu gihugu cya Uganda bagiye begukana ibikombe byihariye mu muziki. Ni umwanditsi w'indirimbo akaba n'umuproducer, ni umwe mu bantu b'abahanga cyane dusanzwe tuzi Yak Benda. Ikinyamakuru cy'igihe rero cyakomeje cyandika ku bihangano bye Yak Benda cyane ashobora kuba yaramamayeho n'injyana ya Afrobeat, Pop, Dancehall, R&B ndetse na Reggae. Inyandiko zinyuranye zivuga ko yatangiye umuziki we mu mwaka w'2015 kuva ubwo atangira kumenyekana. Ikindi kandi wamenya kuri uyu muhanzi, ni umwe mu bahanzi babarizwa mu nzu ifasha abahanzi mu bya muzika Mpaka Record abereye umuyobozi. Ni umwe mu bantu rero bakomeye cyane, amaze gukorana indirimbo n'abarimo Jason Derulo USA, Ricardo Banks Nigeria, Tekno Nigeria, Jay Praza Zimbabwe, Mr Brown, Mr Boa Mozambique, Manzu Silelare Wone ndetse n'abandi benshi batandukanye. Ariko rero ni umuhanga cyane, nawe yarushijeho kwihanganisha abanyarwanda kunyura muri ibi bihe bigoye turimo. Abanyarwanda dukomere kandi dukomeze twibuka